amasaha ya hano tesha atera umujinya mpaka njye nabajije abantu ba hano none se ko n'ubundi iyo bukeye bwo bushya bwihuta mubigenza bite kugira ngo nyine muryame ati wishyiramo nyine ukavuga ati niba ari saa tatu ngiye guhita njya kuryama ntitaye ngo hari urumuri cyangwa ntabwo hari urumuri. ubu noneho wowe urimo urabwerabwera urimo uraguma ukanemba ko ubonye akantu kakijima gakubiza. reka nanjye banjyanye ngo gutembereza ngo imbwa zane zifite amategeko naragowe kabisa. ibintu byo mu bakire byaje byancanze bro cyakoze abantu muri kumwe bagucungire hafi ntuzane bya bindi byawe by'ubujanjayi ngo ugiye ku ruhande. reka ntabwo ndi kubava imbere. reka mugende mbava imbere mbure. reka bro ndabagogera dore tugiye gute turagiye gutya ego kwese kugeze hanze ugahinduka. bro uri ntabwo najyaga numva umbwira ngo wowe tesha ngo uri inshuti yanjye mani ngo turi kumwe ngo ninjye nawe nkaba mbona ugeze hanze ibintu bikanga. ntabwo byakunda iyo umuntu ageze aha ngaha byanga byakunda agomba guhindukamo. wakosa nese ngo ya foto yanjye we fotoresha fone yawe ya foto abana muri kurya nanjye nkumva ndashonje. kana abanye ko mbona se mwebwe aho ngaho bukiri ku manywa. iwacu nuko tumeze ja. ese mani kuki abantu bose iyo bageze aho ngaho batangira hano kubaza ngo iwanyu bimeze bite mwebwe ntabwo baba bakiri iwanyu. nkakwibwira umukire rero dija barambwiye ati tesha hano tubyo turahiye ati hano duhishije utuntu tugiye dutandukanye. nawe si uko ngugiye ndamubwiye naho nahagana he aho haherereye njyewe nta kintu navuze ngo ndibuze. akinkubita location museseka yo nk'iyagatera utujyo ndadukubita none ndumva nakitahira. oya mana ariko wabaye hano mu bakire haba harimo ibintu bya basket mu nzu ndi kubona abana bagomba bakira. ndetse mbabarira winshyushya ndi kujya kubona none nakubise rokete mwicundura. rokete ni ikihari ngo ni igisasu. dore natwe twaje gushaka uturyo mw'iyi resitora ariko ese ubu dija aho ngaho nk'umupura mu buhagaze angahe ku kiro. ra mbwira none se ubwo ibyo bintu ngera nabibwirwa n'iki ko ntarajya kubaza cyangwa ngendane n'umuntu wenda kuzi bro ntabwo waba utarabajije ahantu baba bakorera ibyo bintu. zimenye naba ngiye kubibaza no ibi shate ngiye ngo kuri regime wamubaye ngiye kwicwa n'inzara. dore buri nguni wangisheri wa foto ya foto ya nka ya foto ahubwo muri kandazuge ntabwo nafata nimero yo y'Inyarugenge. fotorera hariya sinzi ahantu wamufotoreye. buriya ntabwo ari gufata nimero z'i Kigali. wamuhamagaye aravuga ati rakara se dija kuki utari kwita abandi bana bo mu Rwanda. yamamagaye hehe yamamagaye ryari nimero z'i Kigali ubu yamborotse ubu tuvugana nta nubwo ndi kubona statistics ngo namwanduza ibintu by'Inyarugenge. ese burika utuye aho ngaho ni iwanyu cyangwa wagiye gusura abantu. hano ni iwacu ko mwaba muri abakirera. aseboro ninde wakubwiye ko ngiye banyita buri kantu warenze uruhombero. dija ko nta gace uri kunywa. ndashakaga ako nta gace uri kunywa. ndimo ndanywa niba ari tonique. dore hano hari umuntu wanditse ngo arashaka kuzakumera kadosha uzayizane.
Nge nayizi namubwenga anzanire urubura ndebe ukuntu ruba rusa. ntabwo bari mu gihe ntabwo cy'urubura bari mu gihe ariko sa cy'urubura hano. ntabwo muba muzi amasaha, ntabwo muba muzi ukuntu ibintu bigiye bitandukanye. None sangaho ko yavuze ngo bwanze kwira ubwo bari sangahe? 3:17 z'ijoro. Aho ni 3 z'ijoro. Allahu ariko do ramasa. ariko se buri kantu ameze nk'utaragera na za Uganda naho baturusha isaha imwe. None reka nkubwire ikintu gisekeje. ngo n'igihe yari kuzajya mu Bugande byamubayeho urabizi. Reka ibyo bintu wibivuga amabere. Umva ukuntu ibintu bimeze. Uzi ko njyewe nari narenga umupaka w'u Rwanda njyewe. ntabwo urawurenga nyine kandi bisa mbibona. Ni ukuri kwibara sindarenga umupaka w'u Rwanda. ibintu nshaka n'iriya screen live yanjye nigeze ku Gisenyi. Barangiye barambwira ngo iyo uri hariya ngo ni kuri bariyeri ngo hariya hirya ngo ni muri Kongo. Ndababwira ati mwinyereka aho hantu ho yewe. none se ubu uri kumva ufite iterambere bwoko cyo utaranagera na za Kampala kuko none se ndagera za Kampala The Ben se wari ugiye kunjyana bigapfa. no opportunity mwarabonye ko mwarazirengesheje. The Ben nari zikari ugiye kunjyana ngo byishwe n'iki sera byishwe ku munsi wo kugenda The Ben ntabwo ari kwitaba telefone. ahantu tugiye kwibona ntabwo bakemera ko bashobora kutemera ko twinjiza urumva umuntu tugeze mu rugo tubone kugenda ariko kwinwaho harahari ngo mu mutwe ngo hari n'ibintu byinshi cyane niko abantu muri hafi baba bari kuvuga. nyine urumva umuntu ufite igitaramo nk'ejo urumva yakwita ibintu aba afite ni byinshi. rero ka pasiporo kanye nari ngafite management yose biri gukora ikigo gitamwitabira ngo umuntu wa mbere wahamagaye management ikamwitaba yari ari Nyabugogo avuga ati mu kavatiri mfite ayo ni munkire mama ayisase nigendera uwumwe. management ze ntacyo yabikozeho. abajeni seriye ngo bari ngo bashatsaga private bageze Nyabugogo ngo bahamagara muyoboke ngo muyoboke muri mudushyiremo akayisansi ako nyine bakabashyiriye ubanza baragashyizemo. DJ ryo nirindazi abagora habibiraha wapi mani haranabira bihabo ni kirayi. uwo ni Shafi ariko Shafi sha igihugu yaragifashe ndagase ko n'abakigenda bafitemo amadeni. oyo ngo uriya muniga afite sheri w'umuzungu mwana wagira ngo afite mosheya Igo man afite sheri w'umuzungu mwana yarapfuye amusigira imitungo nka iyo ndayirya akagakobwa se kajyamye aho ngaho karashaka abantu bo mu mahanga ko mwagowe abazimu babaryamisha ku muhanda bakagenda. uwo mugore uryamye aho ngaho se wagira ngo ni umunyabibazo yabaye. yakoze abamana ibibazo biragwira yambaye n'akajipo k'akanifu urebeye inyuma wabona ikariso abikoze mu bintu urari kumukoramo nakubwiye umurebeye inyuma wabona umusi wageye.
mani ariko hano hari abantu benshi bari kunsaba request muri gushaka kuza kubaza iki nabashyiraho bose uko ari 15 ngura mbese hari iyindi so afite cyangwa arimo aririra umunyenga mu Buganda nako mu ariko iki ngiki mu Bugande ariko wa mana we mana ndongenje imbere y'amaso yawe ufite kwa gatanu gatandatu ifari DJ mu bintu usengere buri kantu nawe arebe ko yarenga n'agapaka na kamwe wa muntu twaturi kubiganira ariko numvisha ari ukugurisha isaha turashaka gusohokana Briane kuki udafata abantu bari aho ngo bagusohokane njye namubwiye Briane abantu barahangase bashaka kunsohokana hehe ndabizi se ko bari kubyandika hano ngo bashaka gusohokana bro wahura n'abari aho ngaho umva buri kibazo mani ngiye kujyana n'abantu ntazi nyine biramvuna tu buri nibazajya baguha ikintu cyo kurya uzajya babwira babanze bakiryeho nibaguha icyo kunywa babwire babanze bakinyweho ese wa mahero reka mbwire buri umva buri bombo risha yembe umva buri cyane na kapsule wacecetse teka nkibariza buri umva buri nta muraho uceceka kigikerira buri ngaho wandemeye umukecuru wakutse amenyo mwana akanyishimira ko YouTube amakuru yawe arahari ariko se ndamenya inshuti yanjye kuva igeze mu bubiri byari bw'ikirya ndamenya bimeze noneho sha ntabwo uzi ibintu byambayeho tesha bimbwire shedi nyine urumva ejo navuze nyine ngo ngiye kujya kuri regime uri kumva oya ntabwo twebwe ntabwo ngera yanjye ijya ibagwaho sheri ntabwo tujya tubaga kuri live mujye mujya kubaga ku yandi live nta mibaga iriho ntacyo mfataho bakizingegera njye ntabwo njya mbaga mu izina rya Yesu mujye mugenda abandi mubagane n'abandi bantu bafite uko babaga babibuze imodoka tari imbere ntiyaka narutsinde kwa kuri mansaro rwanje none se ubwo ngubwo mani rero ubwo ngubwo ndavuze ngo ngiye kujya kuri regime ntabwo nzongera kurya none mani inzara iranyishe paka mu kanya nta nubwo narindi no guhumeka numvaga n'amagambo atari make cyane none se birangiye wongeye uriye mwa birangiye bamaye inkoko ariko mana we nawe nshaka ra ndakubona nayo ushaka ayiwe iyo umuntu ageze mu kindi gihugu arahesha kabiri ari kurya amandazi nk'urukwavu rurya kimari reka ari kurya inkoko bijyana inkoko imeze nk'irindazi ku munwa niba ari uko tutagiye mu Burayi mutangiye kutubeshya bayita chicken warapu iyo si yari icyo si ikibenye uri gutanga bayita chicken wrap ari gutamira umva ngo jyaho DJ we ngo jyaho bita mampongo niba ari mampongo niba ari mantongo hehe matonge matonge hari munsi ya Biryogo ko mbona se aho ngaho wagira ngo ni kwa aho ngaho uri wagira ngo ni kwa Nayinzira ariko sha DJ we umukwini amaze kuvugana n'abantu bo kuri ambasade ngo uri kuhimana DJ umukwini mukanyera ari kuvugana n'abantu bo muri ambasade numva bari kumuha izindi viza ubu noneho sinzi aho agiye kwerekeza Queen uhe my queen ubwo niba utazi umukwini muri Kigali reka nkwihorere ngo yararimo aravugana n'abantu bo muri ngo ashaka kujya hese none hora numvishe ntabwo nzi ibintu babivugaga mu Cyongereza no mu kindi kirimi
ikihe kirimi songo ko nta kindi kirimi avuga yari kuvuga ikihe kirimi kindi icyonge hajye Urabona nta rurimi rumwe kuvuga n'urundi avuze ngo avuga ururimi ngo rumwe ngo uvuga ururimi rumwe ngenge bro ariko tesha ngenda kumenyesha ko abantu ba hano kugira ngo bishyiremo amahoro baryame ejo bazajye mu kazi arifata akavuga ati ngewe saa tatu zirageze ngiye kwiryamira ntitaye ku kuba habona cyangwa hatabona bro Ako ntushobora mane gukora hano gutya kugera saa sita ubu z'ijoro tuvugana ngo muri saa 5 z'ijoro aho ngaho oyaha ni saa 3:27 ndagapfusha rutwaga najya nirwa nikinira agapira none se urakina ukagera aho ngaho ubicana cyaho ngaho gicika iwabo kigiye kuzerera kikaza saa 7 z'ijoro ari ku manywa barya DJ ngo uzasura Pamela wa Debeni ari hehe ari hehe ari pa ari Paris ubuze ko iwacu ari igihe twajyaga hanze uzamuvugisha umubazana ari mu kahuza ari igihe iwacu ngo mwajyaga hanze bakabahanisha kurara he bakaduhanisha kurara mu kizima bakaturaza hanze ari nijoro aho ngaho umwana wa mukanga umubwira ngo subira aho uvuye agahita yongera akajya kwigirira agapira ukamutegereza ukawuzura shu munzanire umva munzanire wa mupira wanjye w'imbeho tugiye kugenda mujye guhita mugaruka cyakoze mana nongeye gushimira leta yabyijyana abanyarwanda mu bihugu bitandukanye icyana bagikangishaga ko kiri burare hanze aho ngaho wamuraza hanze saa 3 haba kiri ku manywa waba umuhannye se kareka hano abakiri ku manywa ntacyo waba ukoze ubwo ijoro baritegereje nkasanga ahubwo hano bwira neza bigenda bitandukana ariko nka nijoro bwije saa 7 umva nijoro bwije saa 7 uyu munsi bushobora kwira saa 6 ariko mani ubu ngubu ubona ko izuba ryagiye mu kanya nka saa 4 n'igice rirahita ryongera rigaruka izuba bro izuba mana yawe iri ryahoje rya danje ritwika n'izuba riratwika aho ngaho bucya saa 9 reka bucya nk'uko ahandi hose bucya ariko nyine ushaka ntiwaharaka Brianne ngatangiye kutubesha kubera tutayibereye hari umuntu byanditse oya tesha nago nese urumva nakubeshye uri kubeshya ngo bwira saa 7 oya bwira none umva nkubwire Shafi sibigera saa 7 hakibona aba bantu rero batuye za matonge batangiye kwigira nk'abamani aho za matonge aba bantu batuye mu Bubiligi bakazaze baza kubabeshya uza amakaritsiye babamo yamukubite yamuduye none se bwira mu makaritsiye meza amabi bugaca buca mu makaritsiye maba neza kutira ayo amakaritsiye mabi yubanza butajya bunira cyangwa ngo buke na Nyarutarama yaho ngaho se yitwa ngo iki Nyarutarama yaho bayita Waterloo ndakubona mana agacano abantu barenda kukanduza ngo ni hari abantu bari kubishyuha ngumva ngo va muri ibyo bintu urimo ngo utahe ngo ugende ngo utahe ego mane abara bamamagara mu gitondo saa 10 za mu gitondo bro abara nagomba nakabyutse agahita ambwira ngo tesha ngo ndi kukwitaho ngo komeza umererwe neza ngo narungu uzagira umuranira wanjye undi abarana naba nge YouTube nsa n'uwayiretse nta matika agisohoka ndagasa abavuna muheto banze kurwana wamba bari bikareka gutsetsa amana banze kurwana ngo nsakuze baga ndabaga iki se shabwa ariko ngo cya kiganiro ntuza yaragisibye reka kiriho Aneti yaragisibye kiriho asinze ahantu nabibonye Shakira bivuga ndavuga ngo inkuru irabonetse ndebye nsanga nibwo kikijya ahubwo kimaze kugira ibihumbi hafi 400
ye baba we rahira mani ako cyokoza mani itikurira rebwa mana we none oya na na nge muhana none akangaka nako mwarekuye ndikumva neti yakongera akamufunga tukabona amakuru. sebuno buri ngusu uri kunywa agakoma ukaba bagashyize ku isahani ngo tugire ngo ni ibintu by'abakire. Nagashyize mu itasi yindi iriho amazina ya amafoto yanjye. I Kayonza abantu bari kunywa igikoma ngo imihini iri kuvuza ubu. maze kumara ubukombe butatu. Umunyarwanda yarakajwe n'icyo wa mwana we ngo umugabo maze kumara ubukombe butatu bw'igikoma. Ubukombe butatu bw'igikoma. ngo ahantu bari ngo biri kugenda gute mani ngo I Kayonza ngo umugabo uri kunywa igikoma umuhini uri muri ku mutwe gutya barimo barabakubita. Umugabo wese unyweye igikoma ari gukubitwa umufiririzo. oya mani bahora iki se ngo nugerageze ndagutegereje ngo uze tuzajya I Kayonza tujye kubaza impamvu abagabo bahuye banyweye igikoma. ngo nugerageze kubyibuha baravuga ati umuntu ntabwo yabyibuha atanywa igikoma ngo bakamurasa mu isi cyane. oya mani tashuri kunywa inzoga oya ndimo ndanywa igikoma nanjye. Muza ntabwo uri kubibona ko ari inzoga. oya ntabwo kubera ko izo mvuna muheto ariko Tesa nge ko comment zampagararanye mwe muri kuzibona. Yigo mani ngende kuzibona ariko shamani nge Instagram n'iki kintu nyangira ngo Tesa ngo wazatubwiye ngo kuri minister ariko mani umva barakuntu bambwiye umva ukuntu abari abajya bandika mu makomenti ngo uzatuzanira iva n'icyomoro. none hari uwanditse none ngo Tesa ngo muzatuzanire ngo minister wa youth muri Uganda. komeza inzira watangiye abaranda bakunda mukigeramo kabisa. abumva natwe babumva tugera yerega mu kizuru. none se Shafi ubwo ngubwo mani ubwo siyo boro ngenda yifata gute imanyine wafashe se ukabungiriyeho nk'abanyine abuganiriza abara wabasi. aha nzakubwira iby'uwo mu minsi ngo ni Gilbert Songo uwo mu minsi 2023 uwe Karimpinya Karimpinya se noneho yakoze iki? Karimpinya se bwo yaba yakoze iki ko Karimpinya yihorera yagiye kwitwarira amamodoka. Kuyitwarira amamodoka apara uritwara amamodoka uwe n'uwundi wa Uganda Miss Popularity. ahubwo hari umumere wa Uganda ngo nawe ngo bafashe ibintu by'Miss Wagege ngo agiye kwiyamamaza ngo bayishyira kuri screen. ariko mani wagiye umbabarira ariko namwitegereje mbona afite imbwa y'umuzutu. umuntu wamukoreye buriya bugome ni umugome mani urebye nk'abantu ba requestinze kuza live nese ubara ukuntu nabashyiraho bose uko ari nka tarani. ntago Instagram ntigirenza bane.